gushoboka, ufite icyizere cyo kuba wabona umugabo, nibyo? Icyizere kirahari cyane, Imana dusenga itanga abagabo kandi nabo barahari. Ufite boyfriend? Umuhungu inshuti yawe? Oya ntawe. Mwaramutseho neza abakurikiye YouTube channel ku Nkombe TV. Uyu ni umwanya twabatumiye umutumirwa nk'uyu nguyu, muramubona ni mwiza cyane, umukobwa uteye ubwuzu ndetse ateye igikundiro, biragaragara yani mwiza cyane. Rero uyu munsi nk'uko bisanzwe muri kumwe na Gerard Ntahidakiriza. Nifuje gukorana ikiganiro nawe mushiki wacu. Ni ikiganiro kivuga ku ngingo ivuga ngo dufite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese urabyumva ute muri iki gihe nk'iki cyo kuba wabona umugabo, urabyumva ute? Ni iki ikiganiro mwakorana n'umuhungu cyangwa se umukobwa ku buryo mwubaka urukundo kugira rugeze ku ntego kuba mwabana? Namwe muraza kuduha ibitekerezo munyuze muri comments. Nawe utarakanda kuri subscribe ni kaze ni karibu ukandeho, ntacyo biremewe kandi ni byiza cyane waba duteye inkunga y'igihe kirekire. Umutumirwa wacu rero aratangira abibwira. Witwa nde? Nitwa Uwiringiyimana Jeannette. Uwiringiyimana Jeannette, ndabona usa naho ukeye cyane, uri mwiza cyane, mukenzi aravuga ngo you are so fantastic. Nibyo? Ufite uvuka he, utuye he se, kora iki, ufite imyaka ingahe? Ibyo nibyo abantu biteguye kuba bumva ku buzima bwawe. Ikibazo cya mbere kivuga ngo nakugombye kukubaza ngo ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 35. Ufite imyaka 35 yose? Imyaka 35 ubwo uracyafite nk'imyaka nk'itanu 10 yo kuba wagera muri cya kigero abamama cyangwa se abakobwa baba bakihira ibyaro bavuga ngo nta mwana nteze. Urabyumva ute? Biragoye cyane no kubyakira, gusa nyine urebye ni hatari. Ni hatari, ariko nubwo ari hatari ariko bizakunda. Ufite icyizere cyo kuba wabona umugabo, nibyo? Icyizere kirahari cyane, Imana dusenga itanga abagabo kandi nabo barahari. Ufite boyfriend? Umuhungu inshuti yawe? Oya ntawe. Ungana utya? Byagenze bite? Biragoye kubisobanura, ariko nyine ndanamukeneye, ndamushaka. Ariko ufite egisi mwaba mwarakundanye se mugashwana? Ntawe, hashize nk'imyaka 10 ndaho njyenyine tu. Ariko uracyafite icyizere cyuko hanyuma yuko igiti cyatemwe cyongera gushibuka birashobora? Icyizere kirahari. Kirahari. Okay. Utuye hereye? Ntuye i Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara, karere ni Nyarugenge nabibabwiye, ni akagari ka Katabaro. Katabaro ndahabona hari hejuru urusengero aho bita kwa Tembeya. Okay, kwa Tembeya rero Nyarugenge Kimisagara Katabaro hita kwa Tembeya munsi ya Mo Kigali. Abatahazi neza uzamuka werekeza Mo Kigali naho ngaho. Nagira ngo rero umanze utange nimero ya telefone ugushaka. Uyu mwanya ndabona uri mwiza cyane, nanjye nuko urugendo rwanjye narusoje nakakubye kuvuga ngo reka dukundane ariko ntibikunda. Ariko watanga nimero ya telefone kugira ngo abagukurikira cyane ko turi gucaho live kugira ngo ubishaka abe yaguhamagara mupange nta kibazo. Nimero yanjye ya telefone kuwambona kankunda kuko nanjye ndabizi ndi mwiza. Mwiza cyane. Mfite igikundiro. Nimero yanjye ya telefone kunyifuza 078 34 32 52. Wayisubiramo nta kibazo? 078 34 32 52. Jeannette, muri iyi minsi abasore dufite ikibazo cyangwa se bafite ikibazo cyo kumva bazabana n'umukobwa wubatse icyitwa ikofi. Wowe uhagaze ute ku mufuka? Ngiye nta kofi mfite, kandi ntago umuntu utafite ikofi bivuze ko atakunda. N'uwankunda nawe ntayafite, nta kibazo namwemera. Ibintu nibishakwa twazabishakira hamwe, cyambere n'urukundo.
Janet aragira ati icyambere n'urukundo, burya aho urukundo rukubise n'ifaranga riraboneka. Mu yandi magambo uri saa kintu, nta kintu mba nibereho rwose. ushaka umusore umeze ute rero? uri guca mu ziko ntigushye. Ushaka umusore umeze ute? Ubyibushye, unanutse, ufite gute, ubyumva ute? ndashaka umusore muremure w'igikara cyangwa imibiri yombi nta kibazo, ariko atari inzobe, ufite imyaka kuva kuri 31 kugera kuri 40, ntacyo bitwaye, muremure, unanutse, udafite inda nini, utabyibushye cyane nyine, mbese ufite metero kuva kuri metero 150 kugera kuri 170, ntacyo. Bivuze ngo munsi ya 31, 30, 29, 28 kugeza kuri 25 ubakujeho, ntabwo mwakundana? Ntabwo twakunda nabo ngabo. Hari ushobora kuza akavuga ati Janet tugiye gukundana, mufatiranye n'ubuzima arimo, nta mafaranga afite, akagutwara ukashaka, ese urabyumva ute? Hari abagabo bameze gutyo, akavuga ati ngiye mfite amafaranga yanjye, nimugira umugore nzamuyobora uko nshaka, azicara mu rugo akora icyo nshaka, wowe urabyumva ute? Oya, ntago yantwara uko ashaka kubera ko nta mafaranga mfite. Icyo gihe aba agiye kunyoboza igitugu. Nabireka nkazashaka udafite amafaranga, tuzumvikana, tuzabana neza. Ni byiza cyane, ati wabireka ukazashaka uwo muzumvikana neza, burya cyambere n'urukundo. Muri iyo myaka 30 wavuze irenga umaze ku isi, ni ibihe bibazo wahuye nabyo ku buryo ushaka kuvuga uti barumuna bawe cyangwa se abakobwa bari munsi y'imyaka ufite, ni iyihe nama wabaha kugira ngo wenda ushaka kuba wowe nk'imbogamizi ukavuga uti nakundanye n'abakobwa n'abasore benshi, ariko biba ngombwa ko ngewe mbenga, uyu munsi ukaba uri kuririmba ya ndirimbo ya Marita, birashoboka, ariko ni iyihe nama waha abakobwa bagenzi bawe bari inyuma yawe kugira ngo batazisanga muri icyo kibazo nabo bakiguyemo, ugasanga bari kuririmba urwabonye kandi bitagikunda? Abasore bo muri iyi minsi babeshya urukundo, ugasanga ukundanye n'umuntu imyaka irenga 5 akubeshya urukundo kandi atagukunda. Mw'iyo myaka iyo uyongereye ko hari ufite igenda iba myinshi, ugasanga ugize imyaka 30, kubera urukundo umusore yakubeshye bikarangira mutanabanye, ugahura n'undi nawe akakubeshya iyindi 2, ugasanga ugize ya myaka utateganyaga kugira ikubanye myinshi. Ubwo rero abari munsi y'imyaka mfite ni ugushishoza, ntibakamere nkanjye wabeshya ku rukundo kandi ntarwo, ukamenya umuntu nyawe ugukunda, ariko no kumenya biragoye cyane. Birashoboka ko abasore muri iyi minsi bari gushaka ahantu hari ifaranga kandi nabo ryarabuze. Hari umukobwa twigeze kuganira amwe ngo mbese niba mwe basore mujya gutembera mugapagasa mukayabura, twe tugume iwacu mu rugo mukeka ko twayakura hehe? Numva iyo ni ingingo irengeye abana b'abakobwa cyane, ariko nta kabuza bizashoboka. Tugana ku musozo w'ikiganiro, nakubaza ngo mbese ntabwo ugeze utubwira, ese usengera he, ubaye ute, ese umugabo ushaka ni umunyamasengesho cyangwa se ni umusiramu gute, urabyumva ute? Umugabo nkeneye apfa kuba yubaha Imana mu buryo bwo kuyisenga, ntabwo ngendera ku idini, ngenda umukatolike. Uri umukatolike. Turagushimiye rero Janet. Urakoze cyane. Muri uyu mwanya rero twavuga ngo twongera kwibutsa abantu ya nimero, nta kibazo. 078 34 32 50 2. Iyo niyo nimero rero mwashakiraho Janet Uwiringiye Imana. Guhera uyu mwanya mwamubona, muramubona cyane, ni mwiza, ni w'igikundiro, mukobwa utabyibushye cyane, utananutse, si muremure cyane kandi nta nubwo ari na mugufi. Atuye i Kigali nk'uko yabigarutseho, rero ni umunyakigali mu mujyi hejuru Nyarugenge hafi, aba yitegera umujyi awureba imbere ye, Kimisagara, Katabaro, munsi ya Kigali, hafi no kwa Riderman abahazi naho ngaho. Rero nagira ngo nongere mbibutse ko utarakora kuri subscribe ukoraho, nta kibazo, kunzogera ukondeho, comment, share ubikore. Ibindi byose tuzabigarukaho mu kindi kiganiro gitaha. Murakoze kandi murakarama.